Yo, none se urubanza warutsinze? urubanza rwande. Sinabonye hari video bagufasha uri muri koti. Ntabyo nzi njye. Uvuga ati nabuze inyara ngo mbone irongora umugore w'abandi. Nabibonye kuri TikTok, simbizi ngira ngo ni simbizi gira borja benzi. Narinzi ko umukobwa wanjye bamushyirishijemo. Ngo byagenze gute? Ngo byagenze gute? Hari video yambo ya Brian ya tradinga ari mu rukiko arimo aravuga ati bwana nuza mu president w'urukiko ati ngiye barimo barambeshyera ati ngo nabuze ngo nabuze inyara ngo mbone irongora umugore w'abandi. Ndavuga ati umukobwa wanjye baramushaka yiki. None se Brian yemera ko abarongora? Ntiyabihakanye se? Yarabihakanye. Aho Brian umurebye we nateshe ukuntu bagenda bagira ngo barabarongora. Ubundi reka nkubwire muri bigerageza. Brian ntago ari umutinganyi ariko umuntu nzi neza ko ari umutinganyi. Niteshe. Wambonye mu kirekazi riripupe itupiningana uretse gato namubonye ngiye umuntu ugiye gutwikiriraho wari wagize Dumba umukirekazi riripupe wamubonye mbese gutera riripupe abaho na nimero yawe afite ngakuremera atarize gucanga ngo wayipininza oyabyo we pininga we Dumba kaseha pininga Brian pininga Dumba pininga wabonye umukirekazi wowe umukirekazi toka Belgique reka nagakiba Belgique asigaba riripupe naramwanze. Naje kumenya ko ajyaga nteranya na Brandine. Yaratangiye mwana mugasha we Dumba umukirekazi nta makosa agira. Uwo ni mutinganyi. Uri kuri top Dumba. Ese kubwo kuri umutinganyi ni kuri top wakigoryiwe. Ndewe nose banshinze ibyo bintu mbona mwese muri nijoro muzaribona amana. Brian ko yanyemereye Dumba gira abantu bakore subscribe kuri 1000 hills. Ibyo ni ibiki? Abayiki mubwira abantu bakore subscribe kuri 1000 hills. Mubwire Jay maze iminsi uri kurya wenyine ntabwo gisaranganya aba boss. I know Jay usigaye warabaye ute? Niyo mbona umukozi ndagupasa. Jay nta kindi kintu atanga usibye ibiki byo. Ndakoroje. Esa bano muri hafi ya Brian aho ngaho gumushyiramo ubugambo. Bayo wakigabo. None se ndakoze media nagomba mbirimo. Ngakoze media. Ninde wazanye ijambo umupuri? None Tesha. Ninde wazanye ijambo umupuri wa Tesha we. Mufungane muri gusenya ngo abandi bro. Njazana ikintu ndi bari kushinza. Tesha. Cyatesa ni igihanga. Tesha. Tesha. Yo. Ariko ngusiga usambanya abagore. Reka. Indira muzongera kumba naho itariho Dumba na Jay iyo muzayimbuza. Umva uzi umuntu bita Amodire twaragiye urumva boya kugira ngo umuntu ajye muri Rwanda Convention Dumba bisaba gatuza agenda gake ntuzagira ngo upfa gusa kuba wagenda gutyo aho kuryama bari ikibazo jaye murabizi kugira ngo kumbera nka boro zo ku Gisenyi hamanukaga ibyana azagisanga icyana kiri kukubwira ati ngi muniga wese uri bumbwire ati ndyame gusa umaze
Brian noneho hajya indi systeme hari n'igihe abantu bagutungura ngo mari ngo twagiye igisenyi bro ngo tegusigaye wifata amasenyi ukabura amanutse noneho ku mufuka nta kintu kiriho uzi umugoroba iyo bimaze kugera saa 8 utangiye gutera abantu iseseme ngo dutahe naho gutaha hari wiki unaria abantu muri muranyandikira ngo twanze kuba ibiganiro bro ngiye kuva naje mpita nishyikirira mu kazi kenshi ariko uno munsi twari twatangiye ariko mbonye kwa prodinga nijoro biraba ari fonda prodinga mu gitondo cyangwa ejo saa 2 za nijoro mwarabikoze ariko nibyo twiriwemo kwa ko nibwo twari tukiva ku Gisenyi kuva nagera ahangaha mva twari twinaniriwe byatari ese ako kagabo iyo ugiye bigenda gute siwajyana Igisenyi kinega cyane kirindongoye ndakihanguze ga ngo byari bigenze bite Gisenyi waramusamanye umuntu kandi byo mupuri buturi Igisenyi ariko tekereza wibye umupuri wateshe ariko iyo ngifata nari kwiyumva bimwe bavuga ariko njyemba mfite ubwoba nkabura yateshe amabya ntiyatangiye kumera arafite rega tashaka yangije ukuri ikintu kimwe cyamaje kubona nyine bane hano boro iyo uri gukora ibiboro byawe bikagenda birenga nyine tuvuge wenda niba mu cyumweru wafataga wenda nka miliyoni 1,500,000 n'urugero ugatangira nko kubona nk'ebyiri n'igice ntabwo zakijyana gutyo utabanje guhura n'ibindi biboro bikunaniza tu nyine nuko abapeki hano baza muri no mihanda bakabavuga bagahangayika wenda batabyakira nk'uko wenda bavuga nka Duba cyangwa Jay cyangwa wenda n'undi muntu wese wihanganisha iboro ariko reka mbaze mbakureho bino biboro urukumva ariko man iyo umuntu wese arimo aragenda hano agera ku giceri ntabwo igiceri cyagenda kitavuze kabisa paka nyine igiceri kiravuga paka ubu Muyango arafata ngahe reka barangize gukina no mukino uhita ubizana sibyo ariko Muyango arimo arafata ngahe ubu sha man uramupeta afata ibiceri byinshi byibuza nk'eshatu cyangwa se wenda byagoranye nyine bakundi uvuga ngo byagoranye 2,500 ariko Brian abantu biti Gisenyi nimyo zarahaturagurikiye ku buryo bagira ngo ni injugu wenda kubwira ngo hari aboro n'umuntu wajyanye n'umukopine we yagezeyo akazajya yicuza akabona umukopine we yifashe yambaye utuntu nyine two kwikwiza igihe nyine uri kumwe n'umusheri waba wikwije agahita akubitana n'undi mwana w'umusazi noneho waje kurya sho wazanywe no kurya sho ikintu ugasanga kirenda gucira inkonda cyakibeta ku ruhande kigatangira kikatinga nk'ikintu kiri singo kandi gifite shit cyakwibeta no ku ruhande nka hariya kigiye nko kunyara kigahita kikazamura gutya gake hariya kabisa abantu bose bagiye ku Gisenyi sha mana umva uzaba ureba mu kwa gatatu mu kwa kane uzaba wumva abana bavutse badafite ababyeyi buzuye ariko ngo umutezi naho ngo abakoboyi baje batanyara mu bihuru uwo ni nka shuwa ubabwire man oya bagomba oya ntabwo byabura kubera ko hari igihe witwaza ibinini nka 5 uzi ngo ni inshuro 5 bikarangira zibaye 15 nazo ukaziteza uzi business ubu ngubu wakora Jess Kwiza i Kigali ukabona amafaranga menshi gufungura aka dispensary cyangwa aga clinique kavura imitezi ari umuniga ugafite anga Dunga zumuzi Rongo Pari niwe muntu wa mbere winjiza amafaranga mu mujyi wa Kigali atagira ingano man gusa bafite abakiriya nka 25 ku muso baje kwivuza umutezi ese Bria ariko reba nagiye kwivuza umutezi reka mbusetse nagiye kwivuza umutezi ahantu hose ko tuzi twivuriza umutezi murirayo na Brian ntabwo oya mama ubwire ntabwo yita yuko kwa Yongo Pari hari arwaye y'umuniga wanjye naranabikubwiye
banza uve mari ntabwo nari nzi yuko uriya muniga ari ibyo avura noneho hari hariyo umuniga wanjye warwari kandi uwo muniga nawe uramuzi ko nawe nakubitanye nawe ndanabikoze bavuga ngo uje hano uje kwifuza umutezo urambwira ati agenda atandaraje n'ipantaro izamukora hano nawe Iye Dumba se ngo Dumba mani none se Brian we Brian Cyokora Dumba reka bavuga kuri umutinganyi je waranyemeje Dumba reka nibaze Brian Dumba yo reka nibaze Brian yo none se wowe igiye kunyara uhagaze nyine nk'ibi byacu cyangwa nawe urasuta mu bibi bya gikoma ni nk'ibyo byanyu neza fotokopi nose wamaze kumera imboro na oya ntabwo tuzi ariko nyara bitandukanye nyara uko mbishaka akunda umuntu anyara bitewe n'igihe ageze urimo urabaza wrong person urimo urabaza wrong person urimo urabaza wrong person bwira kirara cyize umva Dumba du ngewe Brian twajyaga dusangira nabo bamugana ariko ntabwo ndaza kuza gucunga uburyo banyaramo uri bumve no twebwe abahungu ari ukuntu wibeta ukajya guta no n'inyuma y'inzu ngiye kunyara nsangayo ni izina ry'Imana iruguru ntabwo nyihimbye nagiye kunyara ku gikuta nsanga tesha namara kunguta ari kuri telefone ari kuri telefone noneho tesha sigazi bidukorye ko kunyarisha akaboko kamwe kandi kari kuri phone akandi kari kuri phone yenda nabikorera kuri kato nasanga arimo kunguta ndumirwa tekinike zanyu twarazimenye barabavumbuye kandi buri ikintu kivuga ngo icyo umugabo yakora n'umugore yagikora atinyuka urashoboye munyarwanda ubu umugore se njye ni umugore w'icyitegererezo ibintu byaragoranye izaje Amerika hariya ni convention center yarimo arabeshya Meddy yarimo akazajya abeshya Meddy buriya amafaranga nabonye kuri TikTok hari akavido bashyizeho uri kubanga Meddy mpitamo n'akandi ngo byagenze bite nabonye akavido kuri TikTok begeranije kamwe uri kumubaga kandi uri kumubeshya ngo ni ukuri ngo pasiteri wacu ngo kabi buriya yamukuyemo nk'amadolari yagenda Meddy ntayo yaguha Meddy amayeri yagiye skwiza yose arayazi ubuntu bwahishe barakizi kiba cyagiye kikabajugaza bakakivuga abaposi bose yabanyuzemo mpaka agera no kuri pasita Gitwaza aravuga ati n'aya maturo ndayajyana abahungu b'igikondo nuko dukora ndanezeraga erega yumva buriya buyikuyeho yo ntuzikange kwera intwandiki Yesu Kristo bamushyize imbere ya His Excellency ngo agire ikintu avuga mukumva aravuze ngo His Excellency ngo nshiriraho none se urimo urabyitiranya wari uzi ko ari ikihe kindi yamubwira ati rwose turagukunda ariko nterekeraho ariko musa ni ukuri njye yagize zishiriraho ibintu wandike kumubwira ngo nshiriraho ariko mani shikaze mani umuntu mbabare ejo tuzavuge ku muntu ejo tuzakora ikiganiro ku muntu umuntu ni mubi umuntu ukimuvuga nta muntu umubura heno mumbabare muri komenti munyandikira ikintu mutekereza ku umuntu gusa umuntu ni inyamaswa yakwica bro Dumba na DJ Brian sibyo
ndagira ngo mbabwire yuko magingo aya ngaya mfite umwana w'umuhanzikazi bamwita Jody Bright. Mumbabarire mw'abantu mugende mukore mugende mukore subscribe kuri channel ya Jody Bright. Icyo cy'umupuri w'uwo mwana ahantu ubitse nta n'uzapfa kuwugeraho vuba. Mugende mukore subscribe kuri YouTube channel ya Jody Bright. Muraza kuza kumbwira ni umuhanzikazi wanjye. Dumba wabonye ko mahunza wamubekeye? Iki? Wamubekeye nawe ari kuvuga ngo umuntu n'umuntu. Ejo bundi twari turi ku Gisenyi, noneho hari umumeri man akora muri banki. Noneho baramamagara nyine ngo ngende kubasuza kuri tebo yawe. Uwo mugabo we ahita avuga ngo mbabarira ngo usubireyo, ngo mbabarira ngo usubireyo, ngo mbabarira. Baraguhabutse. Ngo byageze gute? Nagiye gusuhuza umumeri w'umushiti wanjye ukora muri banki mana ari buntumyeho. Mu byubahiro byinshi uvuga ati uyu ni umumama mukuru kabisa reka ngende kumusuhuza mu byubahiro. Mva kuri tebo yanjye bro, mva kuri tebo ndahaguruka imbere y'abantu. Ngezeyo umugabo arambwira ngo mbabarira gusubireyo, ngo mbabarira gusubireyo. Ndavuga ariko mana shamugejeje habikaye. Ngo umugabo wese agira ubwongo kizamutatamura. Ako shanya ako man uko abanyarwanda bifata bakaza bandi bakarema ibintu uri kumva cyakora bahimbiye muyango ikintu bahimbiye muyango gitara bose reka nkubwize ukuri ntabwo ari uvuga ngo kuvugira ariko dumba zana muyango kuri no live uzana muyango baza umveje man muyango nukuri kw'Imana ari mu bakobwa biyubaha kandi ntashaka kukubwira ngo byumve buriya wamubwira kazana kandi nano urabona hano ukuntu bimeze iyo umupeki nk'iyo umukobwa nyine ari gukorera igiceri cyiwe nyine ari uri kugikorera kimugeraho kandi ari igiceri cyinshi n'umuntu igatakorera mani nawe ariyumva nyine aratangira akaniyemera pe nta muntu nyine upfa kumwaproaching uko yiboneye nta muntu Brian gitangiye kubaga Kimenyi ibintu Brian avuze ubisesenguye Kimenyi ndamuba Kimenyi n'umwana yo muri murazana ibintu nabyo mukabishyiramo nyine ngo na Kimenyi uri kumva mwe niba mwaravuze ngo mwahisemo kuvuga ngo muyango muzamuvuge muyango wenyine pe ariko nyine Kimenyi ibyo biboro nta byabari ndabona mwanditse nkuru ngo aragiye ngo bigenze gute ariko sha dumba wowe ukuri wayagiye kuri kakarayivu se wari muravuga ngo utangi kuri kubibaza ibintu ngo ni Kimenyi ngo Kimenyi reka muvuge ubu ni muravuga ibiki oya wimbesera mani harya narundi rwari twazanye rwa Jesse oya mani wimbesera umva dumba zana muyango Daifu ni yanjye se ni mumuzane mwibanye umva nongera mbwira buretse gato guys mumbabarire abantu mushaka gukorera amafaranga ariko mutari mu Rwanda umuntu uri muri Afrika nta mamagare nta nanyandikire umuntu uri muri Afrika nta mamagare nta nanyandikire umuntu muri Afrika nta nanyandikire umuntu wese ushaka gukorera amafaranga ariko atari muri Afrika amamagare kuri iyo ndanyandikire cya Brian ubuzima bukigiye kizanye topic kibona kidashobora mubamena ari tagira ati gowe navuze ibintu wari muravuga kuri kakarayivu kira ngo ndungo ngiye kurya bayi genda urye n'ubundi ntabwo wari ugiye gutangira ibindi saga ahubwo muyango ari innocent bro muyango ari innocent muyango ari innocent ariko rero ugomba gutekereza nk'umuntu wakoze ingo nkanjye umuntu wagiyeho mu rugo rukamunanira mbanze impamvu rwananiye rero mwe ukuntu mubona ibintu siko mubibona niyo mpamvu ndashobora kuza ku live bwanyu koze mwese muri abantu batari bwubake ngo basenye urumva ariko nyine ubundi nkuko nguma mvuga ati kukagumugumyeho buriya bari abantu bagombaga kubaho kuriya bikanga bakabyubaka bikongera bikanga bakabyubaka paka nta gutandukana urumva rero muyango nkuko rari ndimo navuga ariya cye muyango muzi na Kimenyi ntago nzi muyango wenyine ngenda ndabasura nterura mwana ndi kumwe mu rugo dusurana ngiye muyango ndyohera ari kumwe na Kimenyi c'est tout yego
ibyo bindi reka nakundi jyaho ngaho niho naho ariko ni nabyo mvuze gute subiramo amagambo mvuze uravuga ngo uri kuri Muyango sijya ndakubwira ati Muyanga ariko Julie BMGZ ngo BMGZ na Julie narakwandikiye inbox kandi urabizi ibintu twavuganye ariko ntabwo urimo urakurikiza amategeko n'amabwiriza Julie ikibazo afite arasuzugura ibo cyane mbaza gute ndahira ngo izina ry'Imana cyane mbaza ati yagusuzuguye gute Julie yarandishe andiha amadolari 200 sheri shubu imagine amadolari 200 ayo nyakora iki uyo mufant yandisha amadolari 200 ngo mutwikire yundisha amadolari 200 uko sanzwe mbigenza gute uhitiye gusubiza iyo ntamusubije muri iki iyo yenda ntumutwikire thank you so much iyo kuyagusubiza Julie amafaranga uba wampaye nasanze ari ukugusuzugura cyane yari 300 na murumuna w'umusaza 300 iyo gusubiza nasanze ari ukugusuzugura cyane kandi nta mugabo yasuzugura nde ariko ugiri muragenda uvugamo ndabyumva kuko Julie nanjye namubwiye ibintu uri kumva turanabyumvikana fresh ntabwo yongeye kunsubiza Julie na mukuru wa Nuza ari hano arimo arasaidinga na Julie mukuru wa Kenisoro Jarine uramubona kuri comment Jarine usiga wa Canada urara muri salo arimo arakomentinga hano arimo arafana Julie Nira niwe erega niyo mpamvu Kenisoro yazinye kubera Jarine atakiri kumwe nabo ubwo wari manager we uriya Jarine akazi ko manager akazi cyane ariko Kenisoro yazimiriye na Jarine azimirindo urumva ariko Julie bura ibyo uvuze kuri Julie mise mbyumva Julie narakubashe cyane kudafata amafaranga wanyohereje kugira ngo nyagusubize ndayarya sinagutwikira rero Julie ntabwo nshaka kugira ngo singutwikire shaka yandi shaka yandi yame dukora akazi kubera nari nzi ko bizakugora kugira ngo yame yose icyarimwe ubwo wishyuyeho igice ishuri ikindi dukora akazi nuko dukora Julie yagendaga akajya kwa kazungu ka bosi akamuha amadolari 200 sorry mwana nk'icyo giskwera cyane no uvuga mwana twagiye ko kimvuga kazungu karakara cyane twagiye ndumva Julie icyo ugiye gukora ugiye kongera kugenda hahandi wohereza amafaranga wohereza yanda nkana nka yandi twongere doneho dukore sibyo kwa Julie ni umuntu utinze muri iyi showbiz agomba kuba bizi ariko Dumba kanguhe nandi man aha bigenze uko nkuko Julie twite dukomeza aho ndaba nkabije nawe ayashyizeho nawe Dumba ariko nawe mukirekazi wamubabaje riripupe nagende wamubabaje riripupe ariko je agira pepa bwira Julie bwira Julie ngo ndaje nyimuhe ni wumva ngo Julie utangiye kugenda uvuga ibintu bizima sha oya yatangiye kumenya ubwenge oya Julie mise mwemera jewe Julie n'igikoko kuba umaze muri game imyaka iyi ngiyi yose numenye ko uko ariko tubigenza Julie nawe nagukishijemo ijisho buriya cyane umuntu nkawe utize muri showbiz nkuko ukaba waragenyeye n'abajura ba mbere ku isi nka ba Deben ukaba utazi ukuntu ibi bintu bigenda Julie ni igikoko namukunze wamubonye buriya bayumva buriya yagerageje gupima arebe avuga ati Dumba nawe arabizi
Njiriye message yayibonye badajiriye ngo message yayibonye. Dumba ko mbona nawe nta kirimo. Dumba kuramo ingofero turebe n'abantu barimo baragenda yikubwira ngo ukuremo ingofero ngo barebe. Uruhara rwanjye aho narwe erega abantu bari abantu bakigura telefoni. Uruhara rwanjye aho narwerekeye abantu. Urumva uruhara rwanjye noneho ruratwika kurushinda yaje. Nanjye njya nuza nabo gake gake. Megarika. Mugira kashapu mugira ari ngo ushaka kashapu ngo Dumba nampe kashapu mugurire akantu oya kira kuri PayPal. Kashapu nayo mfite cyangwa kira kuri kashapu ya J. Ariko rero babandi bagera ku ngura. Amere nka undi wo gukubize yandi. Yabera undi yakubite nka yandi. Njyewe ndakara ntago meze nka J. Ndakara cyane. Wohereza utwo tudorari twawe 200 300 iyo natugusubije ari ikiboye ejo bundi wigeze kumamagara uri kumwe nacyo kivuga amahomvo kiri kumwe nanjye man Iki je ntuzongere kumamagara uri kumwe n'abakaritasi nkawe. Ndabyibuka. Urabyibuka? Ndabyibuka. Kumvugisha ubugambo ukavugana ubugambo nahise ngikura buriya narakibabaye ko yari wowe wari uriho ntago nagitutse. Wari ukigiye wamvugisha ubugambo kisanzuye kubera ngo cyaguhaye amadolari 100. Noneho Amerika yigira abantu bisanzura cyane. Ariko menya ari indwara y'abadiaspora bose. Abadiaspora bagira indwara y'isanzura cyane bro. Barisanzura abadiaspora muri sanzura. Abadiaspora barisanzura bimwe bikomeye cyane. Nje nsigaye mbitukana iyo nyisanzuyeho cyane ndakubwira ati mva hano. Urumva ariko BMGzo fata ndi uyohereze akazi gakorwe. Dumba $400 ura aho $400 $400 nyine nkora ibintu bingana na $400 ariko iyo ubonye ubundi kwa kundi nyantwikira umuntu mukajya kubona kirahindutse mutangiye kukijyamo aho umuntu aba yankubise n'igihumbi cyanjye cy'amadolari ngewe nuko nkora. Urumva je buriya kwa kundi njya ntwika nkatwika mukajya kubona umuntu namutwikiye hatangiye gusha hahiye neza. Buriya aba yankubise n'igihumbi cyanjye cy'amadolari. Icyo gihe ngura hatwika hagashumika sana kubadida. Umuswera ngo namuriye se turimo turaganira ntabwo turimo turaganira. Juriye BMGzo turimo turaganira reka nkizane. Umukirekazi ariko waramubabaje bitari bipupe yababaye cyane. Nagenda ari naje kumenya erega nuko nashaka kubisubiramo byabaye kera ariko hari ibintu byabaye simenye impamvu byabaye noneho ejo bundi uno munsi mu gitondo nari ndimo ndaganira na Brandina arambwira ati ni bipupe yari yabikoze. Agase nk'ibyo bintu umwana byabo bavandimwe n'ibiki byose koko ntabwo ari sawa no gufata uruhande Dumba. Ntabwo nafashe uruhande ukuntu byagenze. Ukuntu byagenze icyo cy'umuntu bita Brandine yatarimo aruzura n'umuntu urumva iyo atarimo aruzura n'umuntu muri icyo gihe abagomba gukoresha amakosa kugira ngo umuntu mwangi. Ukuntu byagenze umunsi umwe nari ariko Brandine yatarimo aruzura n'umuntu muri iyo minsi abagomba gukoresha amakosa ngo runaka umwange. Reka nkubwire ukuntu rero byagenze riri pupe kugira ngo mwange nahisemo rega namwanze no munsi narwo namwanzeje. Riri pupe kugira ngo mwange no munsi nari maze ari cyagihe zo muri lockdown urabyibuka? Wowe na Semungu nande na we Semungu Dekati bande mwe wajya singe ku ruhande rwanyu.
murwanya Brandine. Noneho Lili Pupe yari ku ikipe yanyu. Noneho hari ukuntu abantu bagenda bavugana even behind. Noneho abantu bambonye hari ukuntu nagendaga cya Brandine mwagatwite nkahita nandika muri comment atakajewe nagaswera. Noneho umunsi umwe nari ndawujya kubona Brandine aranyatatse muri DM. Arambwira ati Dumbura nshaka hiki. Ndamubwira ati ngenda gushaka hiki Brandine mu bantu bose ubu uri ku ruhande rwawe ati nanjye uranyatatse. Ati wa mugani urizi kuri bipolar baguma bavuga kuri bipolar ati no ati Dumba atuguma uvuga izina ryanjye muri kuri live ngo bakantuka atugire ko wewe ngo bakantuka ariko Brandine mama ntiyashaka kumbwira uwari wagumaga umwohereza ibintu ngo namutute ngo nabone kuri live nawe noneho uno munsi twarimo turaganira arambwira ngo erega umuntu yari bwambwiye ko ngo wanutse muri Lili Pupe yabaga yanyoreje akabwira ngo Dumba arimo araguteza abantu ni today noneho coincidentally uyisubivuga ahari kandi urabizi ko ngewe ijambo nirindaramu Lili Pupe ntabwo nshaka ko aya matiko agaruka ugomba kumusaba imbabazi ntabwo nshaka ko aya matiko agaruka kubera ubu nshatse byagaruka uke mu gikari unsaba imbabazi ni ibintu bisanzwe kubera washakaga ko Brandine mu mutwika n'ubundi icyo gihe hari sinabyaye wakiriye game yawe ariko nyine aho ngaho ngewe nkanjye wahise unshira kini kandi ndabimenya so rero iyo ndabimenya ntabwo twari ko tumeze neza kandi Brandine ashobora kuba yarakubeshya aho niho kiza kubera ikibazo Brandine ashobora kuba yarakubeshya kubera Brandine kwemera ko yambeshye kirari ikibazo kinini cyane ntabwo ashobora kwemera ko yambeshye reka nshobora cya Brian kiraje urumva acanagiye noneho nubwo gihari cya Brandine acanuza cya Brian rero Brandine araza kuza ngo mwamuvuze nawe araza kuza avuge ngo wamuvuze oya Brandine ababizi ibyo navuze nk'ubu kuko ayitabirega Brandine namwigishije ukuntu bamenye ibintu n'ukuntu babikurikirana pana guhubuka namwigishije iyo ikintu ukuntu gikurikirana ukamenya wowe ukihitiramo niko bimeze ngo Dumba kuki utamfuka ariko mani kuki gitoko mutamuvuga aba yabahaye indirimbo Dumba wamumije Lili Pupe ko navuze avuga niwe wamumije ntabwo numvise ibintu navuze ngo Dumba utamfuka utantwika ngo ntabwo numvise nanjye neza sinzi ijambo rya nyuma n'ukuntu ryagize hari abantu baza hano baba bashaka kugira ngo mvuge ku muntu ngo Dumba avuga kuri Bruce Melody ngo Dumba avuga kuri Ntuza ngo nuza ko mutamuvuga ngo nuza ko mutamuvuga Kitoko yageze mu mahanga kuki Dumba sinzi ibyo urimo kuki utafata telefoni ngo bimbaze ugahita wumva amabwire bigaragara ko wafashe Saida ariko Julie yansabye PayPal turavugana Julie namubonye na PayPal na gahunda ya PayPal ingo na gahunda ya PayPal mba namubonye we Julie nawe arati niyo mpamvu yibarisha gase nawe ni umuntu utinya cyane erega nawe 300 yagiye kuyama nawe ubona umutima utagaze n'iki bigize gutya kandi maze akaza avuga ngo bavuge ngo ku ndirimbo ngo binuze Julie ndamubwira Julie ngo amagaye kangahe Julie urabizi uri mwene wacu muri aka gakino ariko Julie why are you acting like arashaka yore twega duhubusa kandi ibi bintu tuba tuzi n'imibare ikora iki bikorerwamo imibare bikorerwamo